Muraho neza nshuti nk'amaguru, amahoro y'Imana nadusakareho. Tubashimiye kuba mwarahisemo neza muhitamo uyu muyoboro dusangiye witwa Inkomarume. Uyu ni umwanya mwiza wo gusogongera ku mateka y'u Rwanda binyuze mu ngeri zitandukanye z'ubuvanganzo, ubwiru, ubucurabwenge, insigamigani, ibisigo, ibyegeranyo ndetse n'ibitekerezo. Njye ubibategurira kandi nkanabibagezaho ndi Inkomarume yanyu. Ibyo ntarabona nabisanze aho ntaragera. Uyu munsi twabateguriye amateka ashingiye ku aho gakarago usize akabando kawe. Uyu mugani bawuca iyo bacira umuntu amarenga banga kumumwaza ku cyo yirengagije, nibwo bamubwirira mu kinyabupfura bataho gakarago usize akabando kawe. Wakomotse ku magambo Bushaku w'i Bwishaza ku Kibuye yabwiye Ruhararamanzi w'i Buberuka ibyumba amufatanye n'umugore we mu buriri abaguye gitumo. Nuko babuze uko babicika, nyamugore ashyira mucuti we mu karago aramusohokana, ariko akabando yaje yitwaje agasiga mu nzu. Byabaye ahagana mu mwaka w'1900. Abo bagabo bombi Bushaku na Ruhararamanzi baruzuraga bikabije kandi bombi bakamenya gusetsa. Bari mu mutwe w'ingabo za Rwabugiri zitwa Ingangurarugo. Bukeye Ruhararamanzi akungikana n'umugore wa Bushaku akajya amwoherereza intashyo rwihishwa. Rimwe rero Ruhararamanzi agenderera Bushaku, agezeyo asanga adahari ariko yagiye bugufi. Yiganirira n'umugore we bigezaho amusaba ko baryamana. Mukabushaku aranga, ariko bitewe n'uko azi ko umugabo ataganye kure, aramusezeranya atuzaze umaze kabiri hari aho azaba yazindukiye hakure. Ruhararamanzi arataha, asiga atumye uwo mugore ngo amubwirire umugabo ko yaje ntahamusange. Nimugoroba Bushaku aratunguka, umugore amubwira ko Ruhararamanzi yaje ntahamusange, ariko ntiyamuhingukiriza ko azagaruka nyuma y'iminsi 2 kugira ngo Bushaku atazagungira akagumaho isezerano rigapfa. Ya minsi ishize Ruhararamanzi araza asanga Bushaku yazindutse koko, ariko ubwo yageze mu nzira ararwara, yanga kuzindukana indwara, arakimirana agaruka iwe. Hagati aho Ruhararamanzi aganira n'umugore we. Bimaze akanya baheza abari aho bajya kuryama. Haciyeho akanya abari ku irembo babona Bushaku aramuje aragarutse. Umugaragu w'umugore we abonye ko aza gusanga Ruhararamanzi aryamye, yikanyira mu rugo, ahagarara mu muryango aburira nyirabuja ko umugabo aje. Mukabushaku abwira Ruhararamanzi ati gumira aha ku buriri ndamurindagiza ninsohoka ngo utware mu karago, dore ko kera nta mugore wo mu bakomeye wasohokaga atitwikiriye akarago. Nuko Bushaku araza asuhuza umugore, amubwira nuko yageze mu nzira akananirwa akagaruka. Umugore amuha inzoga baraganira, ariko akamurindagiza. Naho Bushaku akaba yakebutse akabando iruhande rwe, arakiyegereza asanga ari aka Ruhararamanzi, arenzaho arabyihorera. Bigezaho Mukabushaku nawe agana haruguru, ashyira Ruhararamanzi mu karago, bajyamo bombi aramusohokana. Bushaku nawe kugira ngo amenyeshe Ruhararamanzi ko yamumenye, dore ko bombi basetsaga cyane, yivugisha mu marenga ataho gakarago wagenda wagira usize akabando kawe. Ni nkaho yamubwiye aterega naka wisiga ikikuranga nakumenye. Ruhararamanzi abyumvise aratwarwa akubita igitwenge. Bushaku nawe bibuko. Ruhararamanzi ava mu karago, bararamukanya, baricara banywa inzoga babihindura ibitwenge, naho umugore aho ari aradagarwa. Ariko Bushaku ntiyabyitaho, asa n'ubizimanganya kuko yari inshuti ikomeye ya Ruhararamanzi. Kuva ubwo rero baba babonye umuntu ushaka kwigira nyoni nyinshi, nyamara ibye byamenyekanye, bakamubwira mu marenga banga kumumwaza bataho gakarago usize akabando kawe. Gusiga akabando ni ugusiga ikikuranga.